turabasuje cyane kandi twongeye kubifuriza ibihe byiza mwese mudahwema gukurikira amakuru yacu ya Igika TV Rwanda. Nitwa The Fresh, tukaba twagarutse mu myidagaduro ngo tubagezeho n'amakuru abavugwa mu myidagaduro. Reka tubabwire ko Mugisha Benjamin alias The Ben yamaze kwibaruka imfura ye afatanije na Uwicyeza Pamella. The Ben ndetse na Uwicyeza Pamella bibarutse imfura yabo. Imfura ikaba yavukiye mu mujyi wa Brussels ni mu ijoro ryo kuwa 18 Werurwe 2025. Amakuru ahari ahamya ko Uwicyeza Pamella babyariye mu bitaro bya Edith Cavell ni mu gihugu cy'Ububirigi, aho yagiye kwa muganga agiye kwipimisha. Akigerayo abaganga ababona yenda kubyara bahita bamugumana mpaka abyaye neza. Uyu mwana wa The Ben ndetse na Uwicyeza Pamella bahise bamwita izina, bamwita Mugisha Paris. Ni mu gitaramo The Ben yakoreye muri Brussels mu minsi ishize, aho yafashaga umuhanzi Bwiza kumurika album ye yiswe 25 Shades, aho yabwiye abari bitabiriye iki gitaramo ko yitegura kwibaruka umwana w'umukobwa, ndetse uwo mwana akazahita amuha izina rifitanye isano na kimwe mu bihugu byo mu Burayi, bitewe n'uburyo uyu muhanzi The Ben yabashije kuba yagirira ibihe byiza mu bihugu by'Uburayi. The Ben yasezeraniye imbere y'amategeko na Uwicyeza Pamella mu kwakira umwaka wa 2022. Ibirori byari bikurikiye byari bikurikiye ibyabaye mu kwakira 2021 ubwo yamwambikaga impeta y'urukundo bakemeranya kubana. Nyuma y'ibi birori kwa 15 Ukuboza 2023 nibwo The Ben ndetse na Uwicyeza Pamella bakoze icyo bita dote, cyangwa se The Ben yarasabye aranakwa, ndetse nyuma yaho baza gukora ubukwe tariki ya 23 Ukuboza 2023. Mugisha Benjamin ni umuhanzi w'umunyarwanda watangiye umuziki mu myaka ya za 2007, 2008, 2009, aho 2009 yaje kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma aza no guhabwa ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yuko yaramaze kuhatura igihe, aho yerekeye ku mugabane wa Leta Zunze Ubumwe, ku mugabane wa Amerika, mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ajyanye n'umuhanzi Ngabo Medal Jobel cyangwa se wamamaye nka Meddy. Nyuma aza kuhaguma, nibwo yaje kuza kugaruka mu Rwanda, aho bivugwa ko yaje no kubengukwa uyu Uwicyeza Pamella nyuma yo bahuriye mu mujyi wa Nairobi, aho mu gihugu cya Kenya baza kwemeranya ko